nyina twabanye ndi kumwe na mukobwa we, ndi kumwe n'umugore wanjye ari umukobwa we. Yego. Icyo gihe se ko aribwo avuga ko byatangiye guhinduka, nyina agasa nk'aho amusimbuye ku nshingano z'umugore mu rugo? Ibyo Dieudonné biriya yewe icyo gihe nshaka kukubwira nuko akanyenyeri kyohereza iyi njyana. Muraho? Yego. Mwiriwe mutese? Turaho. Ndashaka kubaganirizaho gato nk'umunota umwe. Sinzi niba wenda ntabafatiranye cyangwa se muri mu bindi ku buryo mutawuma. Oya, nta kibazo twavugana, ariko bibaye byiza ubishoboye cyangwa tubishoboye tubonanye byaba ari byiza gutyo. Ofete icyo nabashakiraga, yego, hari amakuru twahawe, yego, n'umubyeyi witwa Isimbi Cecile Gloria, yego. Ubwo ngubwo bigendanye n'uburyo ateyemo nifuje namwe kubavugisha, yego, ariko nagira ngo numve niba hari isano mufitanye. Isano dufitanye rirahari, isano dufitanye rirahari. Uriya ni umugore wanjye rwose, twakoze mariage duciye mu mategeko, mfite n'abana na babiri gutyo. Nuvuga ngo icyo nashingiyeho wenda nk'uhamagara nicyo yagaragazaga, ariko na bamwe mu baturage bavuga cyuko urugo rw'ibibazo byabayemo byose bishingiye ko nakwita nyoko bukwe, ubwo ni nyina wa Gloria, aho bagaragaza yuko ari we wamusenyeye bihereye muri 2020 ubwo yazaga kuba mu rugo rwanyu. Nabazaga nti ibi bivugwa wenda wowe ubisobanura ute? Icyo nakubwira rero Dieudonné, ni ukugira jyewe ngo usobanurire neza, sibyo? Uriya ni umugore wanjye, bienke yamemukiye cyangwa yakoze iki, sinshobora kugenda kumusebya mu baturage. Jyewe icyo gihe nshaka kukubwira nuko biriya avuze, biriya ntabwo ari ukuri, nabo baturage kugira bavuge ni ukubera nyine agenda kuvuga mama we wamubyaye, ariko ibyo nibye ntabwo ari ibyanjye. Ibyo ntabwo ari, yavuga uko we yifuza, ariko jyewe ukuri ni jyewe nguzi, kubera ni jyewe mbana n'umugore wanjye, ni jyewe umugore wanjye yanaye mabukwe adahari, afite inzu ye gutyo, hari igihe urwango ruba gutyo, ariko ntago ndi umusazi. Personalite yanjye hanze habaho abakobwa, abanzi barabizi, ntago ngira izo ngeso, sinywa inzoga, sinywa urumogi, sinywa n'ibindi n'ibyo. Ntago naba nagiye kuyoba niko nabyita. Ibi bintu kubishyiramo nyina se mukaba mubona we yaba biterwa n'iki byo kumva ko nyina ari umusenyeye? Oya, ni ukuvuga we erere ihari, defo ihari, nuko atabwira Dieudonné ukuri cyangwa abwire n'undi ukuri. Ariko ibyo gusenyera mama we si umfatira decision ndi umugabo, nifatira decision. Ibyo nabanye nabyo ndabizi, mfite n'ibimenyetso, si jyewe jyenyine, yabishyize no kuri social media, ndabifite kuri TikTok. Yego. Ndabifite rwose, ibi ndabikubwiye, tubonanye gutya live,
sinabigufuadinga kuri ariko nshobora no kubikwereka gutya. Ikindi icyabiteye kuri ahubwo nuko yafashe amafaranga y'abandi akayatwara akagenda gukora ambiance muri Tanzania, pasiporo zirahari, amavideo arahari, ndetse akaza no kwiba tena no gufata n'andi mafaranga kuyiba ya musaza we, ya nani y'umugore w'umusaza we, atari makeya. Rero ibi twagiyemo rero, reka mbikubwire Dieudonné, ntabwo ari divorce, ni ikintu bita refere ni ikintu cyo gutandukana, kubera ko yaje ku ngufu, natabaje inzego zibanze gutyo, ribu gutyo, basi nuko twagiye mu rukiko. Kavuga mu gihe tutegereje divorce, umwe yabe agenda hariya n'undi hano, nige namwemereye n'amafaranga ubyumva, si ukumwanga ariko nukugira nawe yumve nta byo gusaba imbabazi, ntabwo ashobora kuza ngo asabe imbabazi. Nibyo. Nyina we se mwigeze mubana mu rugo wenda mu gihe nawe yari ahari, cyangwa se niyo yaba atarahari byigeze bibaho? Nyina twabanye ndi kumwe na mukobwa we, ndi kumwe n'umugore wanjye ari umukobwa we. Yego. Icyo gihe se ko ari bwo avuga ko byatangiye guhinduka, nyine nyina agasa nk'aho amusimbuye ku nshingano z'umugore mu rugo? Ibyo Dieudonné, biriya ni ukubesha, biriya ntabwo ari ukuri, ni ukubesha. Ni ukubesha, agenda bikubwije ukuri. Ndi umugabo w'imyaka 53, ubyumve. Ntabwo nashatse urugo kugira ndukinemo, nashakaga kurwubaka. Yego, ntabwo nakwanga rwose kugwa amakuru, cyane cyane ko ari we uvuga ngo agiye kukubwira kuri. Gusa umuntu ushobora kuvuga ngo agiye gukora ikintu kitari cy'ukuri kuri jyewe, uwo ari we wese, nanjye nzitabaza inzego. Ndabizi namwe abanyamakuru muba mufite namwe ababayobora gutyo, uwo ari we wese. Ibindi bipapuro iki gutyo ndabifite, ibyemezo by'urukiko ndabifite, decision z'urukiko arazizi gutyo. Kubana nawe rero ngataha ngatukwa ngakora iki, ndi umugabo abana bameze kuriya ari kuba traumatiza, ntabwo nabyemera. Niyo mpamvu nafashe gahunda yo gukora ikintu cya refere nk'umuntu udashaka kubaka urugo. Ariko ibyo kuvuga ngo bya mabukwe biriya ni ugusebanya, ni ibintu biseba, ni ibintu abaturage agenda akinjira mu baturage. We niko kazi ke, niko akora. Ariko ibyo nibye, sinshobora gufata umugore wanjye ngo mpamagare bariya abaturage ngo nshire kuri televiziyo yanjye mu rugo mbabwire muze murebe ibi n'ibi. Oya. Yego. Ni ukuvuga jyewe nguhaye uwo mwanya kugira ubashe kuwumva. Ibyo kuvuga ngo abaturage, I don't care. Umuturage ntabwo azi inzu yanjye. Narakuze kuva imyaka yanjye kuzamuka paka aho ndi, hari abantu banzi ukomeze. Rero biriya byo kuvuga ngo nyirabukwe yamusenyeye inzu, siko bimeze. Ahubwo yagakwiriye kukubwira icyamuteye guta urugo. Ngo ni amakimbirane n'ubundi yabonaga ahari hagati yanyu, harimo no kurwana. Wavuga ko
mu guta urugo nyine hari harimo ko anahukanye yizeye ko ngo uzamucyura, ariko ngo icyo gihe ngo nibwo noneho nyina yahise aza asa nk'aho amusimbuye yitwaje ko aje kwita ku bana yagusigiye. Oya, reka ngusobanurire, abana banjye biga la Colombiere kugira ubyumve. Uwo mubyeyi bienke amwanga ko atari mama we, akamwita ukundi kuntu kuri jewe, Imana namubabarire, yazaga kwigisha umwana. Jewe nari mfite n'umukozi, sibyo? Ni ukuvuga ko igihe arangije kwigisha navaga ku kazi ngasanga umubyeyi yagiye, sibyo? Mama w'abana. Rero apana mabukwe. Yego. Kandi sukuza ngo kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, oya. Abakozi bari bahari, abakozi bahari mfite amanimero yabo, baracyahari. Yego. Ni ukuvuga biriya ni ugusebya, ntabwo ashaka gukora kuri iyo point yo kuvuga ko we yibye amafaranga miliyoni zirenze 23 atwara, atega indege akagenda. Yego, nicyo nakubwira. Nyoko bukwe se wenda hari igihe yaba yarigeze kuza kuba iwawe bwa mbere 2020 mutumvikanye n'umugore, ko nabyo avuga ko icyo gihe aza bwa mbere byitwa ko ari umubyeyi uje kwitabwaho bitewe n'ibibazo yari afite by'uburwayi, icyo kintu cyabayeho? Rero reka mbikubwire, ni ukubera reka mbyite ko ndi gusubira mu rubanza, ariko bitari byo, bitari ngombwa. Wabyumvishije? Yego. Bitari ngombwa. Nari mfite mama wanjye umbyara, sibyo? Nawe yari afite mama we umubyara. Ni ukuvuga biriya byo kuvuga ngo ntago twabyumvikanyeho, sijye nagiye kuzana mama we, kuko nanjye mama wanjye yarahari muri 2018 gutyo. Biriya ni ibinyoma, ariko ntago namubuza ibinyoma bye yakwifuza kuvuga, ibyo biramureba gutyo. Ng'umuntu urumva, ng'umuntu yakubwiye kuri, hanyuma urukiko rukaba rufite izindi preve, sibyo? Ndetse baranamufunze yatwaye amafaranga, nabaye ngombwa kugurisha ikibanza kugira mbashe kugenda kumufunguza. Ubyumve icyo kintu. Urumva ntabwo nashakaga kubaka, ariko kunsebya nibyo nakubwiye, umuntu wagenda kunsebya muri ubwo buryo, nanjye navuga umuntu yagiye kunsebya gutya, kuko nawe agomba kunyereka preve. Agenda afata uwo mwaka n'igice, ni ukubera yari yagiye kundi mugabo atwaye nawe amafaranga yo kuvuga ko agiye gushinga urundi rugo muri Tanzania. Rero byarafeirinze, aragarutse. Yego. Yego, nibyo. Murakoze rero, umugoroba mwiza. Sawa nawe, akazi keza, kandi nuko bimeze.